iyo tuje gusenga twiragiza Imana tukavuga ngo Mana gusenga ndi twabihagarika kandi nico turi gukora tuzi ko leta bitewe n'imbogamizi zihaboneka ntabwo igishigikije uturengere uturinde abayobozi baza nko kudufata bashaka ko amasengesho yacu tutayasoza ubwo yo twiragije Imana tukabona tuvuye hano ntabwo tuvuga ngo tuhavuye ku bwacu turavana Imana yakoze igitangaza. Reka twizere ko mumeze neza nshuti bakunzi ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho kuri uyu muyoboro Musabyimana TV. Mwe mwamaze kwishinganisha mukora subscribe turabashimiye cyane, namwe mutarabikora reka tubabwire ko uyu ari wo mwanya mwiza wo kubikora kugira ngo mubashe gukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda tunyuza kuri uyu muyoboro. Nkuko mibona namaze kugera neza kw'iriba rya Yakobo, ngira ngo ni umugezi umanuka mo hano hagati y'imisozi ibiri ahari urutare. Benshi mu baturage baturutse mu bice bitandukanye baza muri uyu mugezi gusenga bavuga ko uko amazi amanuka aturuka hejuru abameneka mu mutwe ari nako n'ibyaha byabo biri kubavaho, ariko kandi banagaragaza ko uko amazi amanuka ari nako babona ibisubizo. Gusa siko bose babibona, dore ko bamwe mu bigeze kuhagera bagaragaza ko ubu ari ubuyobe abantu batagakwiye kuba bakigenderamo uyu munsi. Mwakwibaza uti bamwe mu bagaragaza ko ari ubuyobe ni iki bahuriyemo nabyo? Bati batwikorezaga amabuye aturusha ibiro, ati tuyanage muri iyi manga niko turaba turimo kujugunyamo abanzi bacu. Bati tubahe amafaranga kuko tugomba gusubizwa ari uko twagize icyo tubaha. Ati ibiganza bitarekura ntibyakira. Uyu ni Musabyimana Jean Marie Vianney aratuganiriza araduhamya bw'ukuntu byamugendekeye ndetse n'ukuntu aba bamami baje kumumama bifashishije ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe nshuti bavandimwe mudukurikira mu biganiro byacu bya buri munsi. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ahangaha turi naho bita kw'iriba rya Yakobo. Njyewe nari mbaheruka kera, ariko birumvikana ntabwo ari njye wahizanye, ni abavandimwe ni inshuti bahanzanye ngo tuje kuhasengera. Ariko bimwe mu byo nahaboneye ni ibintu biteye ubwoba. Ni naho namenyeye gusenga mu buzima bwanjye. Kugeza iyi saha ntabwo nari nzasobanukirwa gusenga, ariko kuva nahagera niho nabonye abantu bakorera Imana, ariko mbonaho n'abantu bakorera Satani. Niyo mpamvu rero nshaka ko dusobanukirwa mu bintu bibera ahangaha mu misozi. Abari abantu basengera mu misozi, bamwe bagasubizwa ariko abandi ntibasubizwe kubera ko bahuriye n'abamamyi cyangwa se abantu batavuga Imana. Aha turi ni ku rutare cyangwa se ni ahantu twazaga gusengera batubwira ko tuhabona Imana mu bundi buryo. Njye nibuka kimwe mu bintu nibuka ahangaha nuko banyikorezaga amabuye, bambwira ngo amabuye yajugunye mwayiramanga ngo ubujugunyemo abanzi bawe, abakuroga cyangwa se abantu bakugendaho. Rero ndashaka kubwira bamwe mu bantu baza gusengera ahangaha, namaze kumenya ko ubwacu turi insengero z'Uwiteka. Ntabwo Imana iri mu butayu nk'uko abantu babivuga, ahubwo Imana turagendana. Rero iyo banyikorezaga amabuye nanjye ndi umwe mu bayikoreraga, bakambwira ko ngiye kuyajugunya mu manga ngo nibwo ndaba njugunyemo abanzi banjye. Ibi rero birumvikana ko hari abandi bantu babikoregwa. Niba babikoregwa ndagutangariza ko Imana ndabwitubwira ko abanzi bacu bari mu nyanja cyangwa se bari mu butayu nguku nguku. Ndagira ngo abazareba iki kiganiro muzabashe gusobanukirwa. Nasomye muri Bibiliya mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorindo ibice 6 umurongo wa 15 hafite umutwe w'amagambo utubwira ngo mbese ndi muzi ko insengero zanyu imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka. Tumenye ko imibiri yacu Imana iri muri twe. Ntabwo Imana iba mu butayu, ntabwo Imana iba kw'iriba rya Yakobo nguko babivuga. Iri ntabwo iriba rya Yakobo riba hanze, ntabwo riba hano mu Rwanda. Rero birashoboka kuba hari abahageze bakasubirizwa. Nanjye ndi muri bamwe bahageze bakahurira n'abo bantu twarahasengeye.
tukitanga mu buryo bumwe dukoreshejwe, bakavuga ko turi gukoreshwa ari abakozi b'Imana, ariko nasanze bamwe barabyitiriraga atari ko biri, kuko iyo bambwira ngo nimfate amabuye nyajugunye mu manga, ahubwo nasangaga abanzi banjye bakajije umurego. Rero dusobanukirwe, dusenge ariko dusobanukirwe, nguko twasanze abamama bari gusenga, abapapa bari gusenga baturutse muri Kongo, birumvikana ko haza abahanuzi runaka babwira ngo mubigenze kuriya nguko nanjye bangenzaga, ariko nasanze atari ko biri. Mumbabarire mwewe muza gusengera ahangaha, mujye mumenya ko Imana uyihamagariye mu rugo yahagusanga, uyihamagariye mu butayu nawe yahagusanga, ariko ubutayu wabwivanzemo abantu b'ingozi z'ibibi, abantu bari kuvanga Imana iravuze kandi itavuze. Rero mumenye gusobanukirwa ubwiru bw'Imana, ntabwo Imana iba mu butayu nk'uko babivuga. Rero umuntu wese ushobora kureba iki kiganiro, ntabwo Imana iba muri aya mashami, ntabwo Imana iba muri ruriya rutare, ntabwo Imana iba ahangaha kuri izi mbuga twasanze, ahubwo Imana tugendana nayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero mureke dusobanukirwe ubwiru bw'Imana. Kimwe mu bintu nabatangariza ni uko Imana itaba hano mu butayu, ahubwo Imana turayigendana aho turi, aho tujya hose turayigendana, izaduhembera aho idusanze. Ntabwo yagusanga muri ubu butayu urimo waje kuyisenga. Banza wikiranure n'abavandimwe, ubone uze usenge, kandi ubutayu nanjye birumvikana ko nabuzamo, ariko ntabwo nabuzamo mwa buriya buryo nguko nabuzagamo turi akavuyo, turi abantu batandukanye ngo tuje gusenga. Iyi Mana namaze kumenya ko ari nyembabazi, iyo uyihamagaye utuje iraguhemba kandi ikagusubiza. Ariko ndabwo Imana iba hano mu butayu nguko abantu babivuga, ahubwo Imana turayigendana, turayigendana aho turi hose turayigendana. Abenshi baza bakoze ibyaha bakaza gusengera ahangaha ngo nibwo Imana irababarira. Oya, mureke dusengere ahantu hazima. Uru rutare ngewe njye nshima Imana iyo nza kurumanukaho ngarugwamo, ahanjye haba haribagiranye, ariko Imana yarandinze irandinda. Niyo mpamvu ndabasha kubwira abantu ngo muze musengere mu butayu. Twasanze abamama bavuga ko baje gusenga, ntabwo Imana iba mu butayu nk'uko abantu babivuga, ahubwo Imana iri kumwe natwe aho turi hose. Iyo ngo ni omonipereza, ntabwo ireba umuntu waje mu butayu ngo yibagirwe umuntu wasigaye mu rugo cyangwa wasigaye ari gusengera mu rusengero. Rero bavandimwe, mumenye ubwenge, kandi nk'uko nasomye muri Bibiliya Yobu 28 umurongo wa 28 ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mureke tujijuke, tumenye ubwenge. Ni ukuri Imana izatugirira neza, kubera ko twamaze kumenya ibyo tugomba gukora, ko igihe cyose wambaje Imana yaho yambarije niyigusubiriza, n'ubundi izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Rero bavandimwe, inshuti zanjye, ntabwo Imana iba mu butayu, ahubwo Imana turayigendana aho turi hose. Uzumva iki kiganiro ndabashishikariza kuzakireba. Murabona ko hari abamama, hari abapapa baje gusenga. Kimwe mu bintu namaze kumenya, ntabwo Imana iba mu butayu, ahubwo Imana igendana natwe, ibana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero ndabatangariza ko ibi bintu ngewe namaze kumenya ko niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntawe, ni Satani, ariko yaratsinzwe mu izina rya Yesu Kristo. Rero abantu bazareba, abantu bazumva, mugerageze mwumve ko Imana iri mu ruhande rwacu. Ntabwo Imana iba mu butayu, ntabwo Imana iba mwabiriya bitare, ahubwo Imana turagendana, Imana turirigwana. Iyo ukoze neza, aho wakorera neza hose irahagusanga uko byagenda kose. Si ukubaca mu butayu, ubutayu wabukora uri wenyine, ariko ntabwo ako kavuyo ko kuza gusenga uturutse mu mahanga uri umusambanyi urasubirayo nari umusambanyi. Ahubwo reka dusenge Imana. Ngewe nazaga ahangaha ndi umunyabyaha, n'ubundi ngasubirayo ndi umunyabyaha. Ni no mpamvu nahuraga n'abo bamamyi bakambwira ko ngomba gufata amabuye ngayikorera ngajugunya muri hasi mu manga.
imana ntabwo iyo bambwira ngo ninjugunye amabuye mu manga narayikoreraga ngayajugunyamo, ariko ngasanga mu rugo abanzi n'ubundi baracyari babandi. Namaze kumenya kubana nabo rero ubu ngubu nirinda kugira abanzi, ahubwo namaze kumenya ko umwanzi wanjye ari umubiri wanjye. Mbitamo gusenga Imana kugira ngo yeze ubugingo bwanjye cyangwa yeze umubiri wanjye, mboneraho kugenda nigengesereye, mbora ngijijwe cyangwa se mbaranira guhora ngijijwe, kuko iyi Mana yacu ntabwo ikora ari inyamuvurungano, ahubwo igihe cyose uyambaje uri mu byiza iragusanga kandi ikagusubiza. Rero bavandimwe, abantu burira imisozi ngo bagiye gusenga ari abasambanyi, ndakurahiye mbabarire wayisengera no mu cyumba, kuko namaze kumenya ko Imana iyo ushaka kuyisenga uyisanga ahantu, ujya ahantu ukiyererana nayo. Birumvikana ko ubutayu bwawe uje hano uri wenyine ukayihasengera yagusubiza, ariko uje muri ka kavuyo nguko twazaga tuje gusenga nyine, ni naho twahuriraga n'abo bamamyi bakatumama. Rero bavandimwe, inshuti zanjye, mureke dusenge Imana izadusubiza kubera umutima twayizaniye. Ntabwo yagusubiza kubera ko waje kuyisenga ngo uranyagirwa n'ariya mazi ngo nibwo iragusubiza. Oya, ibi ngibi ndagira ngo dusobanukirwe gusenga neza. Ubu butayu nzi neza ko babufunze, abantu baza gusengera ahangaha abenshi bahurira n'abamamyi kubera ko baza biyitirira ngo ni abakozi b'Imana, ariko atari abakozi b'Imana nyakuri. Simbihakanye ko hatazamo abakozi b'Imana, barahaza, ariko abenshi baza ari ba bandi bo bita abasatuzi. Rero uwahamamiwe, njyewe narahamamiwe, ariko birumvikana ko ngo haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Byumvikane ko hari abantu bahaza, hari abantu bazima baje gusenga Imana, ivuga bikaba ndetse yateka bigakomera, ariko abenshi baza ari abamamyi biyitirira abakozi b'Imana kandi Imana yarabirukanye. Rero mwebwe murabasha kumva ikiganiro, mumbabarire dusobanukirwe. Simvuze ko hatari abakozi b'Imana, barahari, ariko hari abenshi bamwe banyikorezaga amabuye bambwira ngo ninjugunye abanzi banjye, ahubwo ngasanga mu rugo aho kugira ngo banyigishe kubana n'abanzi banjye cyangwa se n'abantu banyanga, ahubwo bakambwira ko nikoreye amabuye ngayajugunya mu manga, ndaba njugunyemo abanzi banjye. Abanzi bawe yari amabuye nyine? Ntabwo yari amabuye, ahubwo njye nabasigaga mu rugo aho kugira ngo niyunge nabo, nganire nabo, mbabwire icyo dupfaho kiruta icyo dupfana, ahubwo bo bakamenya amakuru ko naje gusenga, bakandumaho abantu b'abahanuzi bakambwira ngo nikorere amabuye nyajugunye. Urumva ntabwo abanzi banjye ari amabuye, nayahoraga ubusa. Niba nawe abyumva yambabarira, kuko nayajugunyagamo, nyamara atari ko kuri, kandi ngo mbibwirijwe n'abakozi b'Imana. Imana rero iduhe gusobanukirwa ubwiru bwayo, kandi namwe muzumva iki kiganiro muzabashe gusobanukirwa ko iriba rya Yakobo hari abarisubirijwemo, ariko abenshi bagiye bahuriramo n'ibibazo byinshi. Ari nayo mpamvu mbwiye abantu mureke dusenge kandi dukizwe. Urumva ushobora kurira uriya musozi, umwana agahubura ibuye hariya rikakugwaho ugahita upfa. Cyangwa se njye ndabyibuka ubwo batwirukangaho muri Covid, ndi umwe mu bagabo birukanze bahitana ibisheke by'abandi, bahitana inzina z'abandi. Ubu ndamutse mbuye n'umuntu wonangirije biriya bintu cyangwa se biriya bihingwa yandihisha. Rero hari abakecuru bamwe bahavunikiye. Rero ndababwira ko mwebwe muzumva iki kiganiro, Imana uyihamagariye mu cyumba yahagusanga. Icyangombwa nuko waba ukijijwe, ukabanza ugasaba imbabazi. Imana yiteguye kukugirira neza. Naho gusengera ahangaha ni mu biti, kandi Imana ntabwo iba mu biti, ni mu mazi, kandi ntabwo Imana iba mu mazi, ahubwo Imana aho uyihamagariye hose iba yiteguye kugusubiza. Tugaruke rero wenda kuri bamwe mu twabonye no kuzamuka hano hantu biba bigoye. Kuko hano hantu nabwo umuntu hari Imana cyangwa se ni n'ubutubuzi nk'uko mwaze mubigaruka bati bumami. Ese ubundi ubuzima niba mu butayu bamwe ko bavuga ngo twaje hano tuhakwira ibi n'ibi, ibyo bintu biva hano cyangwa nuko umuntu aba agomba gukora. Tumenye gusobanukirwa
Imana bavuga ko iba mu rusengero, ariko ntawe urajya mu rusengero ngo avaneyo amafaranga, ahubwo Imana niba bavuga ko iba hano mu butayu, ndawazamutse uyu musozi nk'uko twawuzamutse ngo amanukane amafaranga. Imana yo aho uyihamagariye nigusangira, ni ukuvuga ngo uramutse uyizereye no mu rugo, icyangombwa ni ugukora, ntabwo amafaranga aba mu kuyihamagara, oya, ahubwo wowe urakora, Imana igahira imirimo yawe y'amaboko, ikagusangamo muri bya bindi ukora, ikagusubiza. Nanjye bamwe harabambanuriye, ntabwo mbapinze, harabambanuriye bambwira ko hari ibyo Imana izamba, yewe bimwe narabibonye, ariko ntabwo yabimbereye ahangaha ngo mbyizere mbe hano mbimanukanye, oya, ahubwo Imana uko uyihamagaye, iyo uyisanze ukayiganyira ikindi ugakora, iragusanga. Ibyo byo ndabihamya ndashidikanya, iragusanga. Ntabwo rero iriba rya Yakobo ari gusanga ngo abe ari gusubiriza. Nanone kandi mu bihe bitandukanye twagiye tugera ahangaha, twagiye tuhasanga abamama aribo bigaragara ko mu bari kuhasengera umubare munini ari bo, ariko kandi harimo n'abagabo bakeya. Mu kuganira nabo bati twaje hano turi inkumi turasenga turasubizwa, abakobwa bari baragumiwe babona abagabo, ariko natwe twataha tugasanga abagabo bakishije make. Abo ni bamwe mu twaganiye nabo babigarukaho bagira bati abakobwa benshi cyane ahangaha babona abagabo bitewe n'uburyo baje gusenga bizeye, bitewe mbese n'icyo ashaka, kuko umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ushaka inka aryama ngayo. Natwe niyo mpamvu tuba turi hano dushaka Imana. Ubwo nyine biterwa n'uko umuntu aba yizeye muri we. Hari igihe uba ufite n'uburwayi bwarananiranye bwaranze, wagera mwayari amazi ugakira. Nshuti bakunze rero, mwari kumwe natwe naha tugarukiye nyirango umuhumuke mu byo mwemera, mushiremo n'ubwenge, hato mudakomeza kuyoborwa buhumyi nabo mubona ko ibyo bari kubabwira ari ukuri kandi nyamara ari ibinyoma gusa.